amaraso y'umucunguzi iyo soko yoza abanduye iyo yeza abanyabyaha de bakabonera rwose ndaguhimbaye zamucunguzi imbabazi wagiriye ukanyoza ibyaha nakoze mu maraso wavuye urya mwambuzi mwabambanywe ayarabutswara nezerwa nanjye umwihebe mubi nkawe untabara umboneze ndaguhimbaye zamucunguzi imbabazi wagiriye ukanyoza ibyaha nakoze mu maraso wavuye ni Yesu mwana w'intama nyamukundira mucunguzi amaraso ya watunganye ayo watuviriye ndaguhimbaye zamucunguzi imbabazi wagiriye ukanyoza ibyaha nakoze mu maraso wavuye
Yesu nubwo gifite kubabazwa mw'isi mw'ijuru nta mubabaro n'urupfu Imana izanagura amarira izavanaho umubabaro wose Imana izanagura amarira izavanaho umubabaro wose neho ntacyo umubabaro urwaye kuko nzawibagirirwa kwa Yesu nubwo ngifite kubabazwa mw'isi mw'ijuru nta mubabaro n'urupfu Imana izanagura amarira izavanaho umubabaro wose Imana izanagura amarira izavanaho umubabaro wose mirongo itandatu n'umunani jyanikanye pandisha sauti ntabwo nkwiye kujya niganyira nibaza uko ejo nzaba merewe nzajya nibuka y'ukwihoraho imenye ibyo byose uko bingana ifite umutima w'urukundo kuko igintungisha ibinkwiriye umunezero n'umubabaro byose abizanira mama umunezero n'umubabaro byose abizanira mama hafi ndetse buri munsi kandi angerera ubuntu bugwire ajyanye korera imitwaro niwe data kandi niwe mana uko kwajya ntunga buri munsi ajyana muri ibyo byose buri munsi azajyamo imbaraga ibyo ni isezerano yampaye buri munsi azajyamo imbaraga ibyo ni isezerano yampaye Haleluya. Amen. Iyo Mana iduha imbaraga kugeza igihe izaza natwe kutujyana. Haleluya. Amen. Iyo tugeze mu mwanya mwiza w'ijambo tugiye kugezwaho na Pastor Frank. kugira ngo dukomeze kwihangana kugira ngo kandi ndebe niba aho duhagaze ari buze gutuma twese twumvikana reka n'ubundi tudatinze dusome ijambo ry'Imana
riri mu Baroma ibice 7 riragira riti nta muntu muri twe uriho kubwe cyangwa upfa kubwe. Niba turiho ni kubw'umwami kandi niba dupfa ni kubw'umwami. Nuko rero niba turiho cyangwa niba dupfa turiho kubw'umwami. Kuko icyatumye Kristo apfa akazuka ari ukugira ngo abe umwami w'abapfuye n'abazima. Nagira ngo dukomeze kwihangana. Ishuwe ho haravuga ngo hahirwa abapfa bapfiriye muri Kristo. Ngo umwuka aravuga ngo ye ngo kugira ngo baruhuke imiruho n'imihati. Uyu munsi rero turi hano kugira ngo twifatanye n'umuryango wa Mama Murumba tubihanganisha, ariko turashimira Imana ko kuva ibi byaba yakomeje n'ubundi kwihangana, kandi reka akomere nuko ibi turimo gusoma atabyumvise ubu ngubu. Ndatekereza uretse no kubyumva ubu ngubu yabisomeye n'abandi. Kubera iyo mpamvu rero nagira ngo natwe abasigaye twihangane kandi dukomere, ariko dutekereze. Bibiliya iravuga ngo hahirwa upfa apfiriye mu mwami. Mbega mu yandi magambo, ikibazo gikomeye ku Mana, usibye ko twebwe kinadukomerera cyane cyangwa se kitworohera, ntabwo ari uwigendeye. Ikibazo gikomeye cyane nuko cyangwa se ku Mana biroroshye, kubera ko iyi niyo nzira, uyu niwo muyoboro uduhuza nayo. Mu by'ukuri rero ubwo ari umuyoboro uduhuza nayo, bisa naho kuri yo ibyo tubona nk'ibikomeye cyane, ubwo bitubereye umuyoboro uyihuza nayo, kuri yo si cyo kibazo. Ahubwo ikibazo gikomeye ku Mana ntabwo ari ugupfa, ahubwo noneho itweretse ko ari uburyo umuntu apfuye cyangwa wapfiriyemo. Urupfu ku Mana yego birababaje, ariko ikibazo ni ugutekereza ngo se apfuye atuye umuntu. Bibiliya iravuga rero ngo hahirwa abapfa bapfiriye muri yo. Ikibazo rero kibaye uwupfiriyemo, kuko urupfu bwarwo ubwo rutubereye inzira itujyana ku Mana, cyangwa se tubereye umuyoboro itugeza hahandi Imana ibibonyemo ikibazo gitoya gusa. Akababaro kacu ni akababaro kayo. Umuntu ashobora gutekereza ijambo Abanyarwanda bajya bavuga, bakavuga ngo uyu muntu yarapfuye ariko ahagaze. Ubundi nta mupfu uhagarara. Ni gute se umuntu yapfa kandi ahagaze? Bigaragaza ko hari ubundi bupfu cyangwa se kundi gupfa gusa naho kwari kubabaje Abanyarwanda. Ahari aho, nubwo ari umugani wa Kinyarwanda, ushobora kuba ari n'umugani Imana itekereza izi. Uru rupfu rero rumeze gutya rwo ku Mana ntabwo ari ikibazo gikomeye, ahubwo apfuye arajya, iherezo ni irihe. Mu gihe turi mu bihe bisa naho bigoye n'ubundi mu gihugu cyacu, hari inkuru numvise y'umugabo w'umufilosofe hano hakurya.
umugore we aramubwiye ati rero uvuge ko ndi ubu bwoko kugira ngo batanyica, ati oya ujye uvugisha ukuri kugeza ku mperuka. Bahageze abagombaga kumwica n'ubundi baramwica, bamwicira umugore. Ngo arahagarara arabareba arababaza ati se hagati y'upfuye namwe, mu cyongereza baravuga who is better, uruta undi ninde? Mwebwe musigaye mukoze ibi n'uwigendeye, uruta undi ninde? Icyo nashakaga kuvuga ni iki ngiki. Uyu abarangije urugendo rwe, abagiye kubana n'Imana, abagiye guhura n'Imana data, ariko n'Imana atari data gusa, n'Imana umucamanza. Ubwo ibyanditswe bisometse gutyo rero bivuze ngo hahirwa upfa apfiriye mu Mana, ngo umwuka aravuga ngo ye, ni nk'intero n'inyikirizo, aravuga ngo ye, ngo kugira ngo aruhuke imiruho n'imihati. Ubwo rero iyi tubereye inzira, nagira ngo ntidutinde cyane, nubwo bitubabaje, ntidutinde cyane ku wagiye kubana n'Imana, ku ugiye guhura n'Imana, dutinde cyane ku usigaye we ategura gute urwe rupfu, cyangwa se ategura gute urwo rugendo rumujyana guhura n'Imana. Ubwo cyanditswe kivuze ngo arahirwa, ariko apana gupfa gusa, ahubwo apfiriye mu Mana. Ikibazo cyanjye kiraza gusigara kuri twebwe, apana kuri uyu nguyu, kuko Bibiliya ivuga ko uyaba arangije urugendo rwe nta n'ibindi abazwa, ariko twebwe abasigaye hari ibyo tubazwa, hari ibyo tuzanabazwa. Ahari aho nawe ugiye hari ibyo nawe azabazwa. Iki gihe kijye kitubera igihe gikubiyemo ibintu bibiri bikomeye, nibyo kurira, nibyo kubabara, ariko hasigaremo n'umwanya wo gutekereza. Njyewe nababwiye ya mvugo nyarwanda, sintekereza ko ari imvugo nyandagazi yo kuvuga ko umuntu apfuye ahagaze. Bishoboka koko uyu muntu twabona atambuka, ariko ubuzima ntabwo. Mu Kigande nabo bafite imvugo, bavuga ngo ni umurambo ugenda, umurambo wo gutambura. Ugatekereza se bibaho? Ntabwo bibaho. Ntabwo ugenda, ntuhagarara. Umuntu witabye Imana, umuntu wapfuye ntabwo agenda, ntanahagarara. Ariko icyo bashakaga kuvuga ni ubuzima umuntu abayeho. Ubu buzima nyine bukirimo ubuzima, tugifite uyu mwuka, umuntu abutekerezaho iki? Abayeho ate? Yiteguye gute? Ateganya iki? Ariteganyiriza iki hagati ye n'Imana yamuremye? Ateganya ko bizagenda bite? Ibyo rero nibyo nagira ngo tuganire. Tekereze uwarangije urugendo, koko yarurangije, ariko usigaye, twebwe abasigaye. Bibiliya iravuga ngo twebweho impanda nivuga abangaba bazabanza bazuke, nibo bazagenda mbere, hanyuma natwe dukurikire. Mu yandi magambo, uyu nguyu ntituzamutanga, wazabanza agende. Ariko twebwe se nivuga tukiriho se, cyangwa se nitugendana mbere y'uko ivuga, umuntu azaba yiteguye gute? Ndabizi twese ntawe utabura gutekereza kwiteganyiriza mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Hari uwiteganyiriza muri banki, hari uwiteganyiriza mu bundi buryo bworoshye, ariko byose ni uguteganya. Ko umuntu ateganya se? Ntabwo tubayeho nk'abazabaho iteka. Nyarwanda baravuga ngo arambye nk'umusozi, ariko n'umusozi tujya tubona imanuka, tujya tubona cyane cyane iriya miremire ya za Ruhengeri, tujya tubona umuriro uyikanga ikamanuka. Ariko umuntu azabaho igihe runaka, igihe cye nikigera tuzabe turaha, azaba ari jyewe cyangwa wowe, ariko
mbere yuko tugera icyo gihe umuntu ateganya iki? Yiteguye gute? Urugendo rwe yiteguye kurusoza gute? Turi aha ngaha rero nibyo koko tuje kwifatanya n'uyu muryango. Bibiliya iravuga ngo abababaye tubabarana nabo, abishimye twishimane nabo. Uyu munsi twaje kwifatanya muri aka kababaro kari aha, ariko twaje no kugira ngo dufate umwanya wo gutekereza uru rugendo twese ko ariho tuzanyura, iyi nzira ko ariho itujyana ku Mana, ko ariyo yateganijwe. Hanyuma uru rugendo rwo kuva aha ngaha, rwo kuva aha igihe umuntu agihumeka n'igihe azaba agiye guhura n'Imana ye, umuntu arutegura gute? Twiteguye iki? Bibiliya rero itubwira uko turutegura. Iratubwira ngo umuntu nayizeza umutima we akatuza akanwa ke, azabarwaho gukiranuka, azakizwa. Si kubw'imbaraga. Erega n'ubundi nubwo tubabara, Yesu Kristo n'ubundi iyi nzira, uyu muyoboro niwo wamugejeje kuducungura. Urupfu n'ubundi nirwo rwazanye gucungurwa kwacu. Urupfu rwa Yesu Kristo rero rwazanye gucungurwa. Ubwo rwazanye gucungurwa rero, urwo rupfu nirwo dutekereza n'aha ngaha, ariko n'urwo reka turutekerezeho. Ubwo rwazanye gucungurwa rero, Imana ishimwe, kubera ko Bibiliya irabaza ngo noneho uyu yatsinze urupfu. Ko yatsinze urupfu, igihe kizagera turubaze ngo yewe rupfu we, atari ubu ngubu, ariko n'ubu ngubu dushatse twarubaza ngo yewe rupfu we, urubori rwawe ruri hehe? Mu yandi magambo, urubori, murabizi inzuki, urubori nirwo rutuma dutinya uruyuki. Iyo rumaze gutakara ntabwo tuba tugitinya uruyuki. Bambwira inkuru imwe y'umugabo wari uri mu ndege n'umwana we, arangije babuzwa amahwemo n'uruyuki. Abonye umwana wabuze amahwemo, arangije arufashe ruramudwinga mu ntoki. Arangije aranarurekura. Amaze kururekura, umwana akomeza kubura amahwemo. Amaze kubura amahwemo, aramubwira ati rega mwana wanjye ntiwigore, rugira urubori rumwe kandi rwamaze kurunshyiramo. Ubwo byagenze gutyo rero, wowe ufite umutekano. Yesu Kristo rero, rwa rubori yemeye ko rumuzaho. Ndavuga urupfu rw'iteka. Uru nguru rwo ni inzira, ariko rw'iteka rwo nta kindi twanabikoraho, ariko tuzarwivuga hejuru turubaza ngo urubori rwawe ruri hehe, kubera ko Yesu Kristo yasinze urupfu. Bibiliya mu byahishuwe iravuga ngo mu ijuru habura n'umwe, no mu isi ntiyaboneka, n'ikuzimu ntiyahabonetse. Bibiliya iravuga ngo bituma Yohana arira. Ariko Imana iramubwira ngo wirira Yohana, wirira, dore intare y'umuryango wa Yuda yaranesheje. Dufite Kristo wanesheje rero. Iyo tumwizeye, iyo twizeye amagambo ye, iyo twizeye ibyo yavuze, iyo twizeye ibyo yakoze ku musaraba, iyo twizeye ko yadupfiriye, nubwo tunyura mu bihe bigoye nk'ibi ngibi, ariko ntitubura kubinyuranamo ibyiringiro yuko tuzabona Imana. Ntitubura kubinyuramo n'ibyiringiro, kuko tuzi ko urupfu rwa kabiri, kuko tuzi urupfu rw'iteka ryose ko rutazatugeraho, kubera ko hari uwarunesheje, hari uwarubabaje, kuko ruzaba ari urw'iteka ryose. Urwo rero uwarunesheje niwe narinje kubabwira. Uwarutsinze nagira ngo mbabwire ko yadutsindishirije twese. Bibiliya iravuga ngo namanikwa ku musaraba azireherezaho amahanga. Ntabwo mvuga bamwe muri twebwe, ndavuga twese. Haravuga ngo yaje mube abe ntibamumenye, ngo ariko bamwizeye, abizeye izina rye yabahaye ubushobozi, yabahaye ubutware, yabahaye ububasha bwo kwitwa abana b'Imana.
ntabwo duturanye n'amatongo yo kwa Yozefu, ahubwo dufite Kristo utuye muri twebwe. Ntabwo duturanye n'aho yari atuye kera, ntabwo duturanye na se utari se nyine, kuko Bibiliya irabisobanura yuko yavutse mu buryo bw'igitangaza. Ntabwo duturanye n'aho Mariya yari atuye, ahubwo uwo yari aje kubabwira ntabwo ari uwari utuye aho ngaho, ahubwo n'utuye muri bo. Nudera uzabarwaho gukiranuka. Uku gukiranuka mvuga ntabwo tuguhabwa n'amategeko kubera ko yarananiwe. Urabigerageza ukamenya ko Bibiliya ivuga ntuzice, ntuzibe, ntuzasambane. Yego nibyo turabizi kandi nibyo koko dukwiriye kubyirinda, ariko intsinzi yacu ntabwo iri mu buryo bwo kubishobora twishoboresheje n'imbaraga zacu. Oya, Bibiliya itubwiye yuko uwo yaje mube batamusobanukiwe, ariko abamusobanukiwe bicaye ahangaha, bicaye kuri uyu musozi. Bibiliya iravuga ngo yabahaye ububasha, yabahaye ubushobozi, yabahaye ubutwari bwo kuba abana b'Imana. Ndimo kuvuga rero, uko kwizera niko gutuma umuntu yitwa umukiranutsi. Uko kwizera niko gutuma umuntu atagerageza mu mbaraga ze ngo Bibiliya ivuga ko ntuzibe, ntuzice, ahubwo abishoboreshwa na Kristo umuha imbaraga. Uwo rero umwizeye akamwemerera ko atura muri we, akamwemerera ko amubera Imana, uwo urupfu rwa kabiri ntabwo ruzamugeraho, ahubwo azaba afite iki cyanditswe kivuga ngo hahirwa bapfa bapfiriye mu mwami, kuko Bibiliya iravuga ngo nimuguma muri jye nanjye nkaguma muri mwebwe. Imana iraza igatura muri wowe iyo uyemereye. Nimuguma muri jye nanjye nkaguma muri mwebwe. Bibiliya yongeraho ngo musabe icyo mushaka cyose, ariko nashakaga no kubihuza. Uri muri we nawe akaba muri we, ntabwo urupfu rwa kabiri ruzaba ari mufiteho imbaraga. Urunguru twavuze ko ari urugendo, urunguru twavuze ko ari inzira itujyana ku Mana. Uyu nguyu arahiriwe, ubuzima bwe yabuteguye mbere. Nawe ubuhiriwe, ubwawe ubutegura iki gihe. Iki nicyo gihe cyane. Reka dusenge. Mwami Imana yacu, turagushimiye. Niba turiho, ijambo ryawe riratubwiye ngo ni ku bwa Kristo. Niba dupfa, ni ku bwa Kristo, kuko ari we waturemye. Ijambo ryawe niko rivuga ngo mbere na mbere yari ariho, ngo kandi nta cyaremwe kitaremwe nawe. Kuko ari we waturemye Mwami, ukaba uduhaye n'ibyiringiro yuko ari wowe Mwami w'urupfu. Niba dupfa, niba turiho, tukaba tubereye wowe, ndagushimiye yuko nubwo turira, ariko ntabwo turira nk'abadafite ibyiringiro. Nubwo tubabara, ntabwo tubabara nk'abadafite ibyiringiro. Tuzi yuko wakwizeye tuzongera kumubona nanone. Ariko n'aba bari aha ngaha bakeneye kumenya ko ari we Kristo waje kugira ngo uducungure, udukize urubori rw'urupfu, udukize urwo rupfu rwa kabiri, ariko duhe n'ubugingo buhoraho. Ubwo ari wowe ubutanga rero, uyu mugoroba, uyu munsi wa none, tuje kugusaba ubwo bugingo. Ndagira ngo buri muntu wese atekereze niba ari cyo cyifuzo cye, maze ukibwire Imana, ukibwire ngo Mana, uyu munsi nanjye iki nicyo cyifuzo cyanjye. Naje hano kwifatanya n'abavandimwe, naje hano kugira ngo nifatanye n'abababaye, n'abarira turirane nk'uko ribivuga ijambo ryawe. Ariko naje hano kugira ngo ntekereze, nibwire, nibaze. Naba ari jyewe se aka kanya, naba ari jye se ejo, naba ari jye se icyumweru gitaha, zaba narateguye iki? Mwami Imana, ndasenze kugira ngo umaze kumvira ijambo, ubwo rigeze mu mutima we, Mwami ndasenze kugira ngo iri jambo rikomeze kubyara imbuto muri we. Mu izina rya Yesu, warasezeranije ngo ukwizera wese ntazakorwa n'isoni. Uraho umaze kumvira ijambo ryawe, ntazigera akorwa n'isoni.
ariko uraha umaze kumvira ijambo ryawe ntazemere yuko uru rubori ruzamugeraho, ahubwo uwarumukijije amwizere. Maze niba uraha ukaba wumva ko iri jambo ryari iryawe, nyemerere dusubiranemo aya magambo, umubwire uti mwami Yesu, nkwijeje umutima wanjye kubw'ijambo ryawe numvise, kandi ndemeza akanwa kanjye ndatura ko nkwizeye. Umbere umwami, umbere umuyobozi, umbere data, umbere byose, umbere Imana, umbere n'umukiza. Uhereye none ndakwizeye, nkwijeje umutima wanjye, kandi ndemeza yuko nanjye nkeneye kuba umwana wawe. Nk'uko ijambo ryawe ribivuze ko yaje mube, ariko abe ntibamusobanukirwa, ariko abamwizeye akaba yarabahaye ubutware, ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Uyu munsi ndagusengera ngo nawe witwe umwana w'Imana, ube umwana w'Imana. Urakoze mwami, ndasenze kugira ngo ukomeze kwihanganisha uyu muryango, kandi dukomerere muri wowe, ntiturire nk'abadafite ibyiringiro, ntiducike intege, ahubwo tube twiringiye uzatuzura, tube twiringiye uzongera gutuma tubonana na nyuma y'iki gihe. Maze ushyirwe hejuru muri uru rugo, ushyirwe hejuru mu mitima yacu, ushyirwe hejuru muri buri mutima w'umuntu uraha, utegeke kandi uganze mu izina rya Yesu, amen. Murakoze Pastor Frank ku ijambo ryiza tubwiye, kandi rihumuriza, kandi rikomeza, kandi rihugurira n'abatarakizwa gukizwa, kuko tuzi ko nta yindi nzira yo twemera nuko ari imwe, ari ukunyura kuri Yesu Kristo. Haleluya. Rero nta mpamvu y'umubabaro, kuko tumaze kumenya ko inzira yo kujya mu ijuru ari urupfu. Yemwe n'abakiriho nubwo Yesu yagaruka, natwe tuzabanza duse n'abasinziraho gato kugira ngo tubone kugenda. Haleluya. Kandi nsabye baririmbyi, hari n'abandi baririmbyi barimo hano bashaka kwiyegeranya bose, tugafatanya rwose tugahimbaza Imana. Ubugingo buhoraho rwose, kandi ubwo bugingo ni Yesu. Nukuri yinjiye mu mutima wanjye, kandi yashyize mu butware. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye, n'umuriro w'ijuru rimo. Sigaye ngendera mu mucyo w'ukuri, Yesu umukiza niwe mucyo. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye, n'umuriro w'ijuru rimo. Sigaye ngendera mu mucyo w'ukuri, Yesu umukiza niwe mucyo. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye, n'umuriro w'ijuru rimo. Sigaye ngendera mu mucyo w'ukuri, Yesu umukiza niwe mucyo. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye, n'umuriro w'ijuru rimo. Sigaye ngendera mu mucyo w'ukuri, Yesu umukiza niwe mucyo. Nzavaho Yesu ari, yambereye ubuhungiro, nawe ntazamemukira, azambera ubuhungiro. Umwami ni igitare gikomeye, gikomeye, gikomeye.
badufashe kuririmbira Imana. Rero murumva kugira ngo aze atubwiremo amateka ye. Urumva nasoza ijambo tureta dusezera, tumara gusezera noneho tugana iriya tujya kubita umubiri. Abasuhuje nitwa Niyonshuti Charles, ariko benshi banzi ku izina rya Murumba. Nkaba naranaryiswe n'uwo mushiki wanjye. Mushiki wanjye rero tuje guherekeza mugwa mu ntege niwe mfura y'umuryango. Yavutse tariki 28 z'ukwezi kwa kabiri muri 1963. Yaje kwitaba Imana tariki 15 z'ukwa kane 2023 kuwa gatandatu nimugoroba. Mushiki wanjye yaravutse nk'abandi bana, ariko amaze gukura ari umwana mutoya atangira kugira ikibazo cyo kumva no kuvuga. Ibyo rero byakomeje nk'uko byaje, ntawamenye ko byagenze. Ngarutse ku burwayi bwe bwatumye duteranira hano, Esperance yarwaye iminsi 3. Yanavuriwe no mu mavuriro 3 y'ahandi Butare. Umunsi wa mbere yagiye hano haruguru, wa kabiri yajya Kabutare, wa gatatu ajya muri CHIB ariho yaguye. Mu ivuriro rya kabiri baravugaga ngo ashobora kuba yagize pressure, yagize umuvuduko w'amaraso cyangwa n'ibindi bibazo nk'ibyo. Ariko mu by'ukuri nibyo bavugaga, ntabwo nabo bari bazi ibyo bavuga, kwari gushakisha. Arahava ajya mu ivuriro rikuru, ahageze nimugoroba kuri uwo munsi wa gatatu ava mu mubiri. Nta byinshi rero navuga kuri Esperance. Afite umwana umwe n'abuzukuru 4. Abo buzukuru harimo uduhungu 2 n'abakobwa 2. Mu by'ukuri nibyo navuga kuri Esperance. Yabanaga na mama hano, ari inshuti ye ya buri munsi. Ntabwo Esperance yajyaga arwara, ni nacyo cyaduteye twabaye confused, twayobewe uko bigenze. Ntabwo yajyaga arwara, so yararwaye nyine. Ubwo niyo yari gare, hari batwigishije ejo bundi buri wese agira igare rigomba kumutwara. Nshimiye abantu bari hano rero, ntizimye mu magambo, nubwo nta byinshi navuga, ibyinshi birivugira. Nshimiye rero wari umpaye ijambo. Murakoze. Uza Murumba amateka duhaye, tugize umwanya wo gusezera. Maria,
mucunguzi imbabazi wangiriye ukanyoza ibyaha nakoze mu maraso waguye. Umakanya Yesu nzenkwegere kuko naniriwe muri isi ndetse no mu gihe cy'intambara ntabwo mwami ujya umpa amahoro. Umakanya Yesu nzenkwegere kuko umwijima ukabije mu isi icyo nkeneye ni ukukwegera kugira ngo numve ijambo ryawe. Umakanya Yesu nzenkwegere mu bingerageza n'amakuba ni wowe buhungiro nizeye mu gihe cy'akaga muri iyi si. Umakanya Yesu nzenkwegere kuko umwijima ukabije mu isi icyo nkeneye ni ukukwegera kugira ngo numve ijambo ryawe. Umakanya Yesu nzenkwegere kuko wanyikorereye ibyaha ndumva nshaka kukubwira byose kuko mwami nizeye kunyumva. Umakanya Yesu nzenkwegere kuko umwijima ukabije mu isi icyo nkeneye ni ukukwegera kugira ngo numve ijambo ryawe. hari ibindi si nziza cyane twasezeranijwe n'Imana tuyitegereze
tuzaririmbira mu ijuru indirimbo z'abakijijwe, ntituzongera kubabara, tuzashira agahinda rwose. Reka ngungireho kubw'imbabazi zawe, kera waramerewe none ubu wihishemo umujinya w'Imana, amazi n'amaraso yo mu rubavu rwawe binkiza uburyo bwombi, urubanza rw'ibyaha n'imbaraga mbi zabyo, ye twakora byose umwete wacu wose, n'agahinda gasaze n'amarira adashira, byose ntibyashobora kudukuraho ibyaha, ntacyo nzanye mu ntoki kibasha kuncungura, simfite icyo naguha, nizeye umusaraba uwo wamviriyeho, niwo njyaniringira, dore nambaye ubusa nakwinginze. Tugezeho umuhango noneho wo gushyingura nyirizina
tugiye kuyoborwa na Pastor Frank. Kumva bafite ingofero mwazivanamo. Reka dufatanye n'abaririmbyi baturirimbishe indirimbo ivuga ngo aheza mu ijuru. Tuzahurirayo kandi nk'uko twahoze tubivuga n'ubundi ibyiringiro byacu nuko bimeze yuko aheza mu ijuru n'ubundi tuzahurirayo. hari windi sinziza cyane twasezeranijwe n'Imana tuyitegereje twizeye kuko data yadufitiye aheza mu ijuru tuzahurirayo bagenzi aheza mu ijuru tuzahurirayo bagenzi atatuza musingiriza ubwo buntu yatugiriye n'urukundo rwe n'imbabazi n'imigisha yatwungukira aheza tuzahurirayo bagenzi aheza mu ijuru tuzahurirayo bagenzi. Aheza rero mu ijuru nyine tuzahurirayo. Bibiliya iravuga ngo nuko ifata igitaka Imana irakibumba ikoramo ishusho. Tugereye aho ngaho gusa watekereza agaciro gakeya k'igitaka, ariko Bibiliya yongeraho ko muri icyo gitaka yahumekeyemo umwuka wayo. Ako rero ni nako gaciro gakomeye, agaciro gakomeye nako umwuka w'Imana yahumekeye mu gitaka, igitaka kikaba umuntu, umuntu akabaho. Uyu munsi umuntu tukamubona yitaba Imana. Nahoze mbivuga nongere mbishimangire yuko kuba hari Kristo no gupfa ari we. Umuntu rero wahumekewemo n'Imana cyangwa se cya gitaka yakuyemo ikagihumekeramo umwuka wayo, kuri iyi si itubona nk'abana, tubona nk'abantu bayo, tugatera intambwe nk'uko nabivuze cyangwa se nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga, ikatubaramo nk'abana. Kandi uko tugira abana twakubonye twabiboheshejwe no kwizera ko Imana ntibyara nk'umugabo, ariko igitubyara iratubyara tubihawe no kwizera. Uku kwizera rero ni nako gushingirwaho. Navuze ko Imana ari Imana Data kuko twayemereye kuyibera abana cyangwa se twemeye kuba abana, ariko n'Imana ni umucamanza. Niyo mpamvu yahumekeyemo buri wese umwuka wayo. Kera ntarakizwa nigeze kwibwira nti reka mvuga ko nta Mana ihari. Nari mbitewe n'igikomere. Burya umuntu dukunda nubwo dukomera nyine kandi akaba ari nako dusabwa,
ntakaje mama nagize igikomere gituma ntekereza ibintu bibiri. Ndavuga niba ari Imana rero yari kwiyaranja igatwara abandi bose bo mu isi na papa yashaka ikajyana na bashiki banjye dore ko ari nabo nagiraga, ariko ikiyaranje ikansigira mama. Ubwo biyinaniye kunsigira mama rero nanjye ngiye kuvuga ko atari Imana, kuko yagombaga kwiyaranja nibura igatwara abandi no mu isi yarangiza ikabakukumba igatwara, ariko ntikore kuri mama ubwitinyutse kumukoraho kandi ishobora byose. Nanjye ngiye kuvuga ko atari Imana, mbimara n'igiherega mvuga ko atari Imana. Ariko reka mbabwire, ntimujye mureba umuntu avuga ngo si Imana ntayihari, burya bivugisha akanwa, mu mutima yarangiza akavuga ngo kandi irahari. Iyo bivugisha akanwa no mu bitekerezo akaba ariko bimeze, mu mutima we burya siko biba bimeze. Kuko ko navugaga ko atari Imana, ni nako ubwoba bwantahaga bukaba bwinshi bwemeza ko ari Imana mu mutima wanjye. Mu mutwe nkavuga ko atari Imana, mu mutima hakemeza ko ari Imana, kubera ko yahumekeye muri jewe. Wa mwuka rero yahumekeyemo ni nawe muhamya yuko nyine iriho. Mpamvu nahoze mvuga ngo umuntu wese akwiriye kwita ku iherezo rye. Azarangiza ati, uyu tuje gushingura ahangaha navuze ko urugendo rwe rurangiye, kuko uwe agiye guhura n'Imana. Ni narwo rugendo, ni naho byerekeza. Agaciro gakomeye rero agahabwa na wa mwuka Imana yamuhumekeyemo, ariko agaciro nanone gakomeye agahabwa n'amahitamo we. Ndetse n'ikimenyimenyi n'ubu araha aragafite. Niba ngira ngo ndababeshya, iyo tuba dufite umujenerali hano wambaye uniform, ntabwo asezera gutyo uko bibonetse, atera isaruti. Mwumve generali, hejuru ya generali nta wundi muntu haba, na cyane cyane yari generali w'inyenyeri enye. Ariko aramutse ari ahangaha mu gusezera atera isaruti. Ni nako umusaza yigeze kumubwira, yagiranye ikibazo n'umusirikare mukuru, aramubwira ati, nubwo umpemukiye ariko igihe kizagera uzanterera isaruti. Sinzi cyabaye koko biza guhurirana n'urupfu rw'uyu muntu, generali nyine atera isaruti. Rero agaciro k'umuntu ni agaciro gakomeye, kuko yamuhumekeye mu mwuka wayo. Ariko igihe tukiriho, igihe turi hano uyu munsi, agaciro ke, agaciro kawe kari mu byo wemeye, kari mu kwizera kwawe. Kuko twese turi abantu b'Imana, ariko Imana saho yashatse ko bigarukira. Ntabwo yashatse ko tugarukira kuba abantu bayo gusa. Ibyo ntibihagije. Bibiliya iravuga ko yatwise abatambyi, ibona ko bidahagije, igeraho yitwita umwana. Umwana mu rugo afite agaciro ntagereranywa. Niyo mpamvu navuze ngo guhitamo kwacu niko kutugira abana, kwizera kwacu, kuko ntabwo tuvuka ku nyama n'amaraso, ariko tuvuka ku buryo bwo kwizera. Bijyanye no kubazwa, navuze yuko umwuka w'Imana tumugereranya n'umucamanza, ariko umucamanza unakomeye ni umutima wawe. Umuntu umwe yarambwiye ati, umushinjacyaha yampemukiye, yanshinja ibyaha, agasa naho arimo kuvuga ko yarahari runaka, uyu nguyu ni umugome kandi cyane dore ibintu yakoze. Ati uwo muntu nibwo twari tukibonana bwa mbere, none se fra mbwira ni gute umuntu yihandagaza imbere y'abantu akavuga ko uri umugome cyane bikomeye, aribwo bwa mbere mubonanye. Namubwira rero kiriya cyo yakoze, buriya we ntuzi ibyo ari byo, ariko buriya aduhagarariye twese. Niba warahohoteye umwana, yaje kuhamiriza ko abanyarwanda bose wabahemukiye, burya abaduhagarariye twese. Ariko na mbere yuko dutekereza umushinjacyaha, namubwira rero ubushinjacyaha bwa mbere, icyaha cyari mu mutima wawe igihe wagikoraga, kuko dore igitaka tugiye kugisubiza mu gitaka. Ariko na mbere yaho
uyu niwe tugiye gushyirayo, ariko ejo ntabwo tuzi uzakurikiraho. Mbere y'uko dukora ikindi nk'iki ngiki, bene data duteraniye, dukwiriye kongera gutekereza ngo se wa mwuka Imana yahumekeye muri cya gitaka kujyanye n'ibintu bibiri, ujyanye n'ubuzima, ujyanye no kubazwa. Nazambaza zaba niteguye. Reka nk'umwanya buri wese yongera atekereze, yibaze ngo se iki gitaka nigisubira mu gitaka ko hari umwuka w'Imana wahumekewe muri jye, rimwe na rimwe cyangwa se kenshi ushinja cyangwa se unyibutsa ibyo ngomba gukora, haraho narabikoze. Niba utari wabikora, uyu munsi ni umunsi wawe wo kubitekerezaho maze ukabikora neza, kubera ko hari impamvu Imana yahumekeye umwuka mu gitaka gisa naho kidafite agaciro, ariko kuva cyakiriye uwo mwuka ka gaciro kahize kaza. Ako gaciro rero gahita kazana no guhitamo. Uyu munsi ushobora guhitamo neza, kavuga ngo jewe mbere y'uko igitaka gisubira mu kindi ndashaka guhitamo neza, ngahitamo igihe umucamanza azampamagara nzaba niteguye no kugira ibyo mubwira, kuko hari icyo yandemeye. Bibiliya iravuga ngo turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Yesu Kristo kugira ngo tuyigenderemo. Ntabwo yaturemeye. Iyo ntego rero kwari ukugira ngo tuyimenye, tumenye n'uwo yadutumyeho ari we Yesu Kristo. Reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu, ubwo tugiye gusubiza igitaka aho cyavuye, uyu nguyu afite agaciro. Afite agaciro ko wahumekeye umwuka wawe muri we. Mwami, ndasenze kugira ngo buri muntu wese uri aha ngaha ibi bijye bimubera igitsikamutima, atekereze neza yuko hari iherezo rya buri wese, kandi uru ari urugendo kandi rugira iherezo. Iherezo rizaba ari iri cyangwa iryenda gusa naryo, kugira ngo tuzahure na wa wundi uyu munsi twita data, ariko icyo gihe tuzahure nawe ari umucamanza. Kuko ari uko bimeze, ndasenze kugira ngo buri muntu wese wumvise iri jambo ahitemo neza kuba umwana, apana kuba umuntu, apana kuba igitaka, kubera ko hari umwuka w'Imana utuye muri we. Ugenderere buri wese, umugirire neza, utwibutse rwose uyu munsi ntutubere impfabusa. Nubwo twaje kubabara, twaje kurira, ariko twaje no gutekereza neza iherezo rya buri wese. Ndasenze rero kugira ngo buri muntu wese ahitemo neza, ahitemo iherezo ryiza, ahitemo Yesu Kristo, kuko ari we watubambiwe, wadupfiriye, agakuraho urubori rw'urupfu. Uyu munsi tukaba tuzi neza tudashidikanya ko uyu nguyu tuzongera kubonana nawe. Nubwo turira, ariko tuzongera duhure nawe, kuko uru rwari urugendo rumujyana aho tuzongera guhurira. Girira neza buri wese, ubaho umugisha rwose, ntihakagire uzacikwa n'ayo mahirwe. Watangiye ubuntu, watangiye ubusa ku musaraba, ukavuga ngo buri muntu wese nakwizeza umutima we akatuza akanwa ke azahabwa izo mbabazi, azababarirwa, azaba akuweho ibyaha bye. N'uyu munsi ubihisemo uyu munsi, Mwami, turamugushimiye, kuko mu ijuru impundu ziravuga, kuko hari uhisemo neza agahitamo wowe. Ushyirwe hejuru, tegeka uganze muri byose, mu izina rya Yesu, amen. Ndagushaka unyubakira ibyaha, mutabazi negupfa.
Our
gereranywa n'iki mw'ijuru n'isi baruririmbe kugeza iteka ryose. Mwijuri imbere y'Imana itumuntu. Tugeze mu mwanya wo gushyiraho indabo. Muri babanza haguruke. Kandi mpamya yuko izina ryanjye Na famille neza abahizi babigira hafi. Famille basomegera. Satani gukiranirwa kwanjye ashaka Hari rero abavuga ngo Esperance. Akusazera basegana mu murumba. Tukaraba turakarabira hariya mu rugo kwa Murumba. Rero noneho tuza guhana ijambo mukuru w'umuryango akagira icyo atubwira. Dusenge. Mwami Imana yacu turagushimiye, wewe waturemye mu ishusho yawe udukunda, ugahitamo ko iyi ariyo nzira ituzana aho uri, kuko ariko wabihisemo nubishimirwe. Ushimwe Mwami Imana ko waturemye, uturemeye imirimo myiza. Aba bantu bose bateraniye aha ngaha niyo mpamvu bahateraniye, kubera ko waturemye uturemeye imirimo myiza. Muri yo harimo gukundana, harimo gutabarana, harimo kurirana, harimo kunezeranwa. Iyo yose ni imirimo myiza waturemeye. Ariko uyiruta yose Mwami ni umurimo ukomeye wakoreye ku musaraba, ukadupfira, ukatwitangira, utegereje yuko uwo murimo uzatubera incungu kuri bose. Waraducunguye rero, umurimo ukomeye warawukoze, natwe turasenze kugira ngo buri muntu wese uwo murimo wakozwe ntube impfabusa, ahubwo ugirira akamaro
kuri buri wese n'ubundi waje gukora n'undi murimo mwiza. Umugisha buri wese, umugisha bitanze, umugisha abagaragaje uru rukundo bakunda uyu muryango wa mama Murumba n'abavandimwe. Ubaho umugisha, baho umugisha mu ngo zabo, baho umugisha mu byo bakora, ariko ubaho umugisha ukomeye cyane wo kukumenya, maze mu mitima yabo bazirikane yuko uhari kandi ugororera ukwizera. Amahoro buri wese, amahoro imiryango iteraniye aha, ubagirire neza kandi ubarinde rwose, utegeke uganze muri byose mu izina rya Yesu. Amen. Uhagarariye umuryango wantumye ngo mbabwire ngo murakoze, urabashimiye cyane. Dukunda kuvuga ngo mwakoze, kumva ni ibintu byoroheje. N'umunyeshuri uriya mubyeyi mwabonye w'imvi mama yaratubwiye ngo buri gihe umuntu uzagira akantu kari ko kose agukorera uzamubwire ngo urakoze. Kugeza ubu hari igihe njya mbibwira umuntu w'umunyonzi antwaye ku igare, namara kumwishyura nkamubwira ngo urakoze, akandeba akibaza impamvu, simbizi impamvu batabyumva neza, ariko ndagira ngo nububishe uburemere bwo kubashimira. Hari abantu bavuye hirya no hino. Muri iyi minsi ni igihe cy'abanyeshuri kujya ku mashuri. Abantu bavuye mu ntara rwose bashoboye kugera hano, Nyagasani abahe umugisha. Ndabizi neza ko mwavunitse. Hari n'abaje ijoro riciyemo kabiri, ariko Nyagasani abahe umugisha. Amen. Bantumye rero ngo mbashimire ku minsi mwamaze ku muhangayiko mubaza ngo Esperance ameze ate. Mbashimire kuba hafi y'umuryango wacu. Nshimira pastor wadusengeye akanatubwira inzira turimo kugira ngo tutazagenda nk'uko twishakiye, ahubwo tuzagenda mu nzira igororotse.
ababyeyi rero bari hano turabashimiye, abo ngana nabo turabashimiye, n'abana batoya bangana n'undi iburyo hano nabo turabashimiye. Esperance nta communication yagiraga n'umuntu gutya bavugana baganira ngo bapange imishinga ngo baganire iki kijya imbere niko babyita. Ariko muri uko kutagira communication mwese mwabonye communication iza kumuherekeza, turabashimiye n'ukuri. Nukuvuga ngo hari uburyo mwagiye muvugana kuba yatuvuyemo uko pastor yabivugaga, ntabwo ari igikuba cyacize, ahubwo ni devoir twebwe dusigaranye yo kumenya ko tugizwe. Ndashimira mama Murumba yakomeye, nagerageje kumubwira ngo komera nanjye nubwo ndi umwana we, kuko ntabwo biba byoroshye, ariko niko byagenze. Hari umwana washyinguye mama we Solange, ni umukobwa wa Esperance witwa Solange. Ntabwo nareka kubivuga ko yari ari kumwe na mama we kuva ku munota wa mbere kugera ku munota wa nyuma, muri za tararara zose z'abaganga bari aho bashakisha rimwe na rimwe banatubwira n'ibyo batumva neza nabo. Abana mwabonye tumuri hafi ni abana be. Muze hano, umuryango uri hano ni uwa MUKAZIMAMPAKA Esperance yasize kugira uwo yakira. Umuryango arawuzi ko ari umuryango we, natwe abasigaye tuzabana nabo iminsi natwe dukoresha. Hanyuma nk'umuryango wacu twageneye inyana umwana washyinguye umubyeyi we. Ni ikinyarwanda gisanzwe, niba ari igihe cyo kwera umwana agomba kubimenya kandi akamenya ko ababyeyi abavandimwe bamushyigikiye. Ariko igihe icyo ari cyo cyose uyu mukecuru uri hano yatwigishije urukundo. Ntabwo muri hano kubera ko muri kwa gavana, muri kwa meya, muri mu nzego, oya muri hano kubera urukundo pastor yatwigishaga. Kandi urukundo ni ikintu kimwe cyuzuye. Niyo mpamvu mwicaye hano, hari abanyagiwe, hari abavuye hirya no hino. Urwo rukundo rero natwe tuzarubagaragaza. Ntabwo nizimye mu magambo, nyagasana abaha umugisha. Nsubije ijambo rimwe.